fashe moto ndiruka hangezeyo mu byukuri pe, ariko ndi mu nzira ndi kuri moto, uyu mwana wanjye maze kumenya ko mu rugo ari iwabo ari kumwe na se na nyina, yabwira umukozi ngo nshyirira amazi muri dushe. Kubw'iryo jambo kandi rikubahirizwa, shyirira ibiryo ku meza, bakabishyira ku meza, akicara akarya kuko yamaze gusobanukirwa neza uwo ari we n'ahari n'uwo bari kumwe. Natwe rero nk'abana b'Imana tumaze gusobanukirwa neza uwo turi kumwe, data uwo ari we n'ubudahangarwa dufite, njyewe ndi kuri moto nabwiye Imana ngo gahunda yo kuva ku isi muri buriya buryo iyo ntabwo yari irimo kandi ndayanze. Uko byagenze kose, uko ameze kose, ndamushaka ari muzima. Inzira uri bucishemo ntayo nzi, mu nzira ibihumbi ufite n'ibihumbi, ndashaka kubona umugore wanjye ari muzima. Igihe cyo kuva ku isi nikigera, tuzave ku isi nyine, ariko ntabwo ari iki ngiki. Naragiye ngezeyo nsanga amaboko yose yazamutswe, ukageraga hano ndi gukura kugera hano, ndavuga ati nibikize. Ukuguru kwawe kurambuye mbona kwazamutse kose kwinjiranyemo, amagufwa yavunaguritse, aya ngaya ndasigaye yinjiramo no mu nyama. Aya magufwa yavunitse, aya ngaya yo hasi arazamuka yinjiramo mu nyama. Byarangiye dusabye ko bamuvana aho ngaho bakamuha ubundi bufasha, bakamutransfera CHK. Mu by'ukuri Imana yadufashije. Ambulance yari aho ngaho amasaha yose yamaze, bakoze impanuka hakiri kare, ariko byageze muri ayo masaha atarabona ambulance aho ngaho itaremera kuba yamutwara. Ariko ndagenda babaza se ambulance irakora iki hano, ntabwo yadufasha ngo tugeze CHK mu transfer yo. Baravuga ngo ntabwo bishoboka. Ndavuga ati gishoboka ni iki se? Uti gishoboka nuko tubabwira abashoferi bakaza mukavugana. Ndababwira ati mubahamagare baze. Ndangije kuvugana nabo, ndababwira ati bimeze bite, ati twaba twari ariko binyuze mu nzira yemewe. Ndababwira ati noneho banyereke transferi, noneho mwebwe mudutware mutugezeho nta kibazo, cyangwa duhamagare kuri ofisi yanyu ababashinzwe tubabwire ko muhari hano kandi hari umuntu ukeneye ubufasha bwihuta. Baduhaye ubufasha, ambulance iramuzana, tugerayo baramwakira, batunganya amagufwa ye. Ariko mu by'ukuri bano baririmbye ngo Imana ngo burya ngo itabara nk'umurabyo, nk'umurabyo. Bihita binyibutsa igihe cy'aba Abednego na Sadraka na Meshaka. Buriya ngo abamarayika benshi baba mu ijuru, hamwe n'abamarayika twa muravumba, ngo bikojeje ku Mana, avuga ati ariko ntabwo uri kureba ukuntu aho bageze. Imana ati mutuze, ati ndi kubibona byose. Undi ati ntabwo uri kureba, ati wambabara ukanyemerera nkabakunje cyangwa nkagikunje. Ati tuza nawe ndi kureba. Ngo ba bagabo b'imbaraga babagejeje neza ku munwa witanura. Imana yahagutse ku ntebe yayo yikoza mu iteka ku giti cy'ubugingo, icaha akababi, ihita igaruka nk'umurabyo mu muriro, ijugunyamo. Icyari umuriro gihinduka ikirere cyiza.
ahantu mbese ho kuruhukira hari ubuzima, ariko yajugunyemo bya bintu by'umuriro byacakiye bya bigabo byari bifashe babagabo byamaze kubarangiza, abandi bataya kugenda neza batunganye baguwe neza. Undi arebye utari ko twajugunyemo batatu, turi ko ndi kubonamo bane bicaye bari kuganira ati burya rero ni iki nababwiraga nyine kuza ku isi kwari kugira ngo nzajya nza nyine tuba turi kumwe, ntabwo nabaretse ntabwo nabataye, turi kumwe iteka ryose, ntabwo mba ndi kure ndaho hafi, tuba turi kumwe byose mba mbireba. Bagirana ikiganiro kugeza ubwo umwami avuga ati yewe ati mubazane. None rero icyo gihe uko yari ameze Imana yatweretse ko yari iri kumwe natwe. Yaratabaye kandi tabarira igihe, kuko n'ubundi ibiri aho ngaho ntabwo ibiri kure, byose bibireba. Kugeza ubwo inyama, imitsi, iminini n'imito, amagufwa, imisokoro yose irasubira iraterateranya, irahuza abantu barasaba babaho. Niyo mpamvu twifuje guhagarara hano umunsi wa none ngo tuyishime. Mu by'ukuri shimiye Imana yabaye natwe ikadusubiza ubuzima. Njye nakoze impanuka inshuro ebyiri, ariko yagira ngo ishimangire ko iri kumwe natwe kandi izahora natwe iteka ryose. None rero Imana ishimwe, aho babiri cyangwa batatu bateraniye ngo biri aho ngaho, iri hano iri kumva. Imana ishimwe kandi tuyihereye icyubahiro hano imbere yanyu, kandi namwe muri abagabo bo kubihamya. None rero ntizinge mu magambo, amashimwe we kubivuga njye sinabimara byose uko aho byatangiriye, ariko nawe umwanya usigaye n'uwe azatambutsa ishimwe rye nawe. Rero Imana ibahe umugisha, kandi Imana ihe umugisha n'umuryango, ikomeze uduhe ubuzima bwiza. Niba hari abantu bifuza kuva ku isi bapfuye, abo ngabo simbarimo. Njye ndifuza kuzava ku isi n'umuryango wanjye tudapfuye. Birashoboka? Iryo ni isezerano rirahari? Iryo sezerano rirahari? Yaradusezeranyije. Kubera isi tutakwifuza neza so kuzava ku isi tudapfuye, tukumva uwo munyenga wo kuva ku isi umuntu adapfuye. Rero Imana ibitwemerere tuzabe ku isi tudapfuye. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibahe umugisha umuryango wanjye. Reka nsubize gahunda umuyobozi.